ubundi umusirikare nka koloneli afite uburyo bwo gutangaza icyo yita kwihora ku rugamba. Koloneli n'umuntu muto cyane nubwo wayobora soko yakangahe, sibyo? Ibi ngibi kubivuga uhita ubihuza nuko ahubwo n'amabwiriza asanganywe yararanye, kuko ntafite uburenganzira bwo kugaba ibitera atabawe na Etat Major General. Already niba agiye kubitangiza kwihorera kuri kubateye kuri M23 bari gushinja iki gitero. Simbisomye wumva nuko numvishe nyine bazanamo na RDF bya bindi byabo nkuko ibyo nyine no kukubwira ngo we ibyo arimo kuvuga urumva arasa n'usanganywe mu mabwiriza, sibyo? Ahubwo ayo mabwiriza yabuze. Ubundi uyu koloneli Apoko Bangala urimo kuvuga ibi ngibi atakoresheje ya defense ngo ndi hotel. Erega bafite inshingano nk'igisigara cyako nko kurinda abaturage ba Fizi ibyo bitero bya drone. Hajya reka nkubaza imbaraga leta ishyira muri intambara ni ukuvuga ko yakoze byose yigira amadrone yibagirwa anti drone agabikunda. Ubwo niho abantu bavuga bati ko mutibagiwe byose mufite drone operations. Ubundi air defense zanyu kuki zitakuyemo iyo drone? Umuntu akifatira nka 20% akavuga ati namwe mwakwirasa na drone hejuru yayo. Ariko mu mujyi nka Fizi ntabwo yari hotel mbi, urumva? Yego. Ni nziza. Mwihangane gusa nye twihanganisha abo bantu baba bahuye nayo, ariko ngo turamenya umubare n'abantu yahitanye ngo ni bangahe. Izi drone ziraza kurikora. Isi turimo banza iki kinyezana cya drone Sandrine biteye ubwoba kabisa. Nanabonye bavuga mu minsi yashize bati umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, ati ino migi ni imijyi tugomba kwisubiza mu gihe gitoya, ahubwo ariho hantu mitana nahera bwana Mashari mvuga ni ukuntu ujya kureba ugasanga nyine ifite imikoranire na leta yako n'uburenganzira bw'ibihugu byombi n'ibihugu bibana. Ntabwo wambwira ngo ninde muntu wajya muri Loni ufite droit de veto M23 bagiye kuyitorera umwanzuro wo kuyibamba ngashyiraho veto. Uyu munsi rero tubona ni France, ni UK, ni China, ninde? Ni Russia. Rero dufite uyu munsi abasigaye ushobora kumwe ngo ntibashobora kwivumira ku gahera. Abasigaye umuntu wa burundu wawe wisize nsenda wenda yakwifata muri aya matora. Yego. Ariko umbaza uwashyiraho veto kuri Kongo baramutse bashatse kwitemera hitaka, Amerika yabikora, France yabikora, UK yabikora, n'abandi na Zakatari zabisaba, kubera ko inyungu ibihugu bikora ku bindi ni inyungu nyinshi ikomeye Sandrine. Nkavuga ngo rero igikundiro cyahawe guverinoma ariyo nyirabayazana muri uru rugamba n'impamvu n'ibisubizo bikeneye byagatanzwe na guverinoma. Ntabwo M23 itanga nationalité, urumva? M23 icyura impunzi ntabwo ijye Geneve. Ntabwo M23 mu by'ukuri ifite ibisubizo mu ntoki ubwayo byo gukemura ikibazo bitabazwa leta y'igihugu cyabo. Hano bavugamo ibihugu by'u Rwanda ngo bifashe inyeshyamba, Uganda, Kenya, bavuga uwo bashaka. Recently bashyizemo n'ingabo za Somalia kwambuga intwaro mukajya muri Sabyinyo. Ariko ujya wibaza umuntu ugeraho akagupima kumuza no kugusubiza mu ishyamba rya Sabyinyo, ubu ngubu yaragufatanye Gomba, akagufatanya Bukavu, akagufatana Uvira nubwo baje kwiba, bakagufatana Minembwe. Uwo muntu ugeze gucira ako kobo, urumva? Yego. Akicira icyanza akagerageza uyu munsi. Ariko abantu bumva umujinyizi nyesamba zirwanana. Ubu se niyo story uyu munsi. Noneho General Jeff Nyaga wari we ingabo za Kenya na zino ngabo za aircraft akora iperereza ry'umusirikare asanga nk'umujenerali muri Sabyinyo nta life ihari ko kujyana ingabo. Inama ibereye Bujumbura yari yoboye na president uyu Evariste Ndayishimiye. Iyo conclave y'Bujumbura abantu barayibuka yabaye impaka nyinshi cyane. Baza gusanga icyo gihe hariho narrative ebyiri. Icyo nakwita nka narratives. Gufata M23 bakayijyana muri Kindu mu kigo cya gisirikare gihari, urumva? Ikarirwa n'ingabo 500 za Angola. Leta ya Angola itora itegeko ryemerera ingabo inteko y'amategeko iziha endorsement yo gukora operation, urumva? Yego. Buriya Angola yigeze kwemererwa kuzana batayo yo kuzazenguruka aho M23 izaba iri muri cantonnement. Amagambo cantonnement marayibuka, amagambo pre cantonnement marayibuka. Ubu se niyo case uyu munsi abahungu n'abakobwa bamaze gufata imijyi n'ubutaka bungana kuri kilometero kari 34 n'abaturage miliyoni zirenga. Abantu bavuga ko kwa M23 ivuye mu gihe sante muri saa cyera ku Karompuwe ikajya kwa Madimba ari nko gutinya leta. Ariko barekuye Sake kugira ngo amahoro ahinde, nabo baratinya. Icyo si kimwe. Hari abantu babanaga ko M23 mu kuba ngungu muri biriya bice igatera imitozo nka Bitonga ihengamiye Minova, kudafata Minova ari gutinya leta. Hari abantu babanaga ko M23 yafataga ariko Bukavu ntikoreho kubera ko idakora ku bugabo bw'intare. Hari abantu bamye babona ko M23 itakora ikintu udatekereza ko M23 yakora.
yaramutse yagipanze yagikora na Kisangane yayikuramo na Kindi yayikuramo kandi mugasakuza nta kintu mwabikoraho ese ubakoze inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. None se urabona nkuyemo amagambo abiri, to protect populations, icyo population ijyo ni inshingano, ariko se gutangaza retaliation. Ubundi umusirikare nka koloneli afite uburyo bwo gutangaza icyo yita kwihora ku rugamba. Koloneli n'umuntu muto cyane nubwo wawe urasokora yakangahe, sibyo? Ibi ngibi kubivuga uhita ubihuza nuko ahubwo n'amabwiriza asanganywe yararanye, kuko ntafite uburenganzira bwo kugaba ibitera atabuhawe na Etat Major General. Nibura ngabagana troisième zone de défense mugenzura ikisangane kucyahise yirukangira mu magambo ngo tugiye kwihora. Uyu se ari hora nkandi uyu koloneli ko yarafite ubushobozi cyo kuvuga ngo nagiye gutangiza ibikorwa byo kwihora. Already niba agiye kubitangiza kwihorera kuri kubateye kuri M23 bari gushinja iki gitero. Mbisomye wumva nuko numvishe nyine bazanamo na RDF bya bindi byabo nkuko ibyo nyine no kukubwira ngo we ibyo arimo kuvuga urumva arasa n'usanga mu mabwiriza, sibyo? Ahubwo ayo mabwiriza yabuze imbarutso. None imbarutso irabonetse. Tugiye kurinda abaturage urumva. Yego ako niko nari gusozereza ndaje mpita nkageraho, then tugiye kuri teriyatinga tugiye kwihorera. Ngarutse hejuru rero ubundi ubusanzwe nicyo numvaga ari busozerezo kuri intervention. Leta, ingabo za leta n'abakorana nazo bafite prerogative, bafite inshingano yo kurinda abaturage urumva. Kuki se ubundi uyu koloneli Apoko Bangala urimo kuvuga ibi ngibi atakoresheje ya defense ngo ndi hotel? Erega bafite inshingano nk'igisigare cyako ngo kurinda abaturage bafize ibyo bitero bya drone. Hajya reka nkubaza imbaraga leta ishyira muri intambara no kuvuga ko yakoze byose yigira amadrone yibagirwa anti drone agabikunda. Ubwo niho abantu bavuga bati ko mutibagiwe byose mufite drone operations. Ubundi air defense zanyu kuki zitakuyemo iyo drone? Umuntu akifatira nka 20% akavuga ati namwe mwakwirasa. Yego reka rero tubihanga amaso turebe abarwana gusa no hoteli. Ariko se Sandri iyi video y'ihoteli wayibonye? Nabonyeho agace gato. Kondo uzi hoteli isakaje amabati asanzwe urumva. Yego
imeze nk'inzitaruzura n'agaciro ihabwa ntabwo gafite hoteli, ntabwo ari hoteli ikangaranye. Abaguyemo nta mubare batangiye kuvuga se? oya ntabwo ndabona ntanabiguhaye ibyo ndabona ibivumbi yewe urumva. Tutarebye abatakayemo ntabwo ikanganye, yego kereka niba hoteli za Fiza ari uko ziba zimeze. Ngayo nguko rero ubwo na nyina wundi abyara umuhungu nibarwana nyine, niba banaritere yatinga nibatangire turebe. yego Icyo nkubwiye cyo no kuzatangiza imirwano mishyashya muri iyi ntambara, FARDC cyane cya izashya n'iyi Baraka bazabifata. Ariko sha Baraka bashobora kurimo ikibazo. Buriya njye nibaza impamvu hari amasantere za Bibogobogo za Ndende iyo za Kareme n'iki, ariko Baraka na Fizi sibyo, kuko hani Fizi ngira ngo aha bereye iki gitero ni Fizi. Baraka na Fizi harimo ikibazo. Ariko uribuka ko Fizi centre, uribuka ko mu minsi nta n'iminsi yashize atamutsemo umunsi umwe, uribuka ko twavuze ko ba Java na ba Muzinga bavuye Baraka bajya Fizi, none nacyo giherewe barabizi barabaza, ahubwo tuze kumenya baguyemo. Rero bishoboka ko ba Muzinga n'aba ba Java kuko bari bagiye gutangiza ibitero bishya muri Fizi. Wowe ihangana ariko amasaha 28 uramenya abari bari muri hoteli. Urumva kosha hoteli kandebe ndebe amateka yi hoteli. Turebe amateka yi hoteli pe rwose ibyo twarabivuze ko ba Muzinga bavuye bagiye gutangiza ibitero. Hoteli Mwaro iri muri Fizi, muri centre ya Fizi urumva. Fizi centre Kivu y'Amajyepfo ifasha abantu bayisura, ariko barimo n'abakozi ba guverinoma bakunze kwifashisha sibyo. Yego kuko hano baravuga ngo serves travelers visiting modelo ko administrative and trading hub. Urumva n'abantu baje gusura ako gace nyine barahifashisha. Bavuga nyine n'ibiki ntabwo turimo kuyamamaza na nyango tubanze tugire gute. Ni ibyo ngibyo bavuga muri Fizi. Hako Google yerekana utuntu twinshi mana we bahita berekana, ahubwo nimo gushaka n'amafoto ngo ndebe ubuhangange bwayo urumva. Kuko ushaka kubona, ariko shaka uravuga hoteli bagahita bazana ntuzi, bagahita bazana ibyo yasenye na drone hejuru yayo. Ariko mu mujyi nka Fizi ntabwo ari hoteli mbi urumva. Yego ni nziza. Ihangane gusa nye twihanganisha abo bantu baba bahuye nayo, ariko ngo turamenya umubare n'abantu yahitanye ngo ni bangahe. Izi drone ziraza kurikora. Isi turimo banza iki kinyezana cya drone Sandrine biteye ubwoba kabisa. Nanabonye bavuga mu minsi yashize bati umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, ati ino migi ni imijyi tugomba kwisubiza mu gihe gitoya, ahubwo ariho hantu mitana nahera bwana Mashari mvuga ni ese iyi migi wa mugani niba no kwisubiza utundi duce bikiri ingume, iyi migi byo urabona bizashoboka ko ishobora gufatwa na guverinoma. Yego njye nyine ubugira ngo nawe unyumve, njye narakubwiye ngo imbaraga ziri muri iyi ntambara sibyo. Abantu bazize igice, ahubwo wowe nyine bashaka kandi yewe ntabwo ari ukogeza intambara sibyo. Nyine umuntu ushaka kumva imitsi iri muri iyi ntambara no gushaka kwega agatuza n'iki byose azagakwege turebe. Nese Goma yafashwe ku mbabazi zande, Uvira ifatwa ku mbabazi zande, Bukavu yafashwe ninde muntu wagize niba ngavuga ati ariko murabona hari habaye izuba ryinshi urumva. Nka wa mugabo wigeze kwivuga ikibongo ngo bisa umuntu ngo ndamanukana ngo mukubitira n'umugaye ngo batagira ngo ninde ngo wamumfashije. Inzitwazo leta ifite ya Kinshasa mu buryo bubiri. Icyo yabuze ngo yamburwe Goma ifite uyu munsi niki, icyo yabuze ngo yamburwe Bukavu yungutse uyu munsi niki, icyo yabuze ngo ikubitwe muri Minembwe bayirukanse igihe n'amasigamana yikorera ko nkitarakoreye Imana, niki kintu yavuze yungutse uyu munsi. Nabikubwiye kera hashize havu mwaka nkubwiye ibi ngibi. Niba ari n'igisirikare bashaka kuvugurura, niba ari na politike igenga igisirikare bashaka kuvugurura, niba ntago ibyo bikorwa mu mwaka umwe Sandri 20 years imike ni ishobora kuvuga uti ngiye gukora control offensive. Ubwo ikintu biba bisobanuye rero ifise M23 twibaye bivuze ko 20 years bo basinziriye batakivugurura umusirikare, batagitraininga, batagitera imbere, bari muri statiko
izengurukaho nibwo mushobora kuvuga ngo none nashaka kwigaranzura M23 M23 ifite imbaraga ku rwego rwo hejuru y'uwatwirwa za gisirikare byituma aho bari uyu munsi nta mpuhwe n'umuntu n'umwe bafitiwe n'isi kugira ngo bagere aho bageze uyu munsi. Ese reka nkubaza akabazo k'amatsiko, ubu nk'ubu ngubu leta igize ibyago, icyago kimwe gishoboka kimeze gutya, bano zino nyeshyamba zikabona umuterankunga umwe mu bihugu bikomeye by'ibihangange, kuko ntabwo dushidikanya ko Amerika ifite ukuntu ujya kureba ugasanga nyine ifite imikoranire na leta ya Kongo n'uburenganzira bw'ibihugu byombi nk'ibihugu bibana. Ntabwo wambwira ngo ninde muntu wajya muri Loni ufite droit de veto M23 bagiye kwitorera umwanzuro wo kuyibamba ngashyiraho veto. Uyu munsi rero tubona ni France, ni UK, ni China, ninde ni Russia rero dufite uyu munsi. Abasigaye ushobora kumwe ngo ntibashobora kwivumira ku gahera, abasigaye umuntu wa burundu wawe wisize nsenda wenda yakwifata muri aya matora. Yego. Ariko umbaza uwashyiraho veto kuri Kongo baramutse bashatse kwitemera itaka, Amerika yabikora, France yabikora, UK yabikora, n'abandi na za Qatar zabisaba, kubera ko inyungu ibihugu bikora ku bindi ni inyungu nyinshi ikomeye. Sandrine, nkavuga ngo rero igikundiro cyahawe guverinoma ariyo nyirabayazana muri uru rugamba n'impamvu n'ibisubizo bikenewe byagatanzwe na guverinoma. Ntabwo ari M23 itanga nationalité, urumva M23 icyura impunzi ntabwo ijya Geneve, ntabwo M23 mu by'ukuri ifite ibisubizo mu ntoki ubwayo byo gukemura ikibazo bitabazwa leta y'igihugu cyabo. Hano bavugamo ibihugu by'u Rwanda ngo bifashe inyeshyamba, Uganda, Kenya, bavuga uwo bashaka. Recently bashyizemo n'ingabo za Somalia n'abandi, urumva. Yego. Nta gihugu nenda gusuzugura ngo ngipfobye, ariko ubundi reka nkubaza, ubundi u Rwanda bashinja gufasha inyeshyamba koko nubwo ntafite umunzano pe mu Rwanda, u Rwanda rwabaye igihangange kitari impamvu inyeshyamba zirwanira n'ukuri kwazo gushegesha guverinoma bakitwaza u Rwanda. Ese reka mbaza, Loni igivuga ngo u Rwanda rufite ingabo hagati mu 2007 ngo muri Kongo, urumva. Ntacyo, reka naye kujya mu mitsi na Loni, sindi Loni, sindi n'u Rwanda, turimo kujyana. Yego. Ubundi Uburundi bwohereje ingabo zingana iki? Si division ebyiri. Kongo nifite ingabo ama division 10, abacanshuro baje ari bakeya, abazarendo ni bakeya. Harya ubundi niki gisobanura ko imbaraga zabo mwita 7 n'imbaraga zabo mwita ko nta kigenda rwose ziyogeye shyamba zihora zibakubita zibatsinda zibambura ibigi. Abantu baraho ngaho gusa ntibashobora kwibwiza ukuri muri iyi minsi, baraho barasizana Rwanda naba muri drone barashyiramo n'u Rwanda. Mwebwe se ubundi u Rwanda, reka tuve ku Rwanda tujye kuri M23. M23 yapfukama ngese mbaze ngo tubabarere ngo nimushyire gute ngo rwose meya kurupa ndakuramutsa Maria uje mubona n'Imana. Bigeze umva M23 basenga basaba ngo icyo basabana ni ibiganiro, byo basabana mu biganiro. Aka M23 ntagira banga turapfuye turashize ngo mutubabarire mugire gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni urugamba kuri n'intambara ku yindi, niba barwana nibarwane, urumva. Niba kandi intambara ibananiye nabo bazashyira amaboko hasi, bazarambika intwaro bano bikishasa kuvuga ngo hari ibihugu namwe ibihugu ni mu bibuze bibafasha, ni mu Rwanda nyine kuko ntabwo ntimwarwanye Goma. Niki kintu cyatuma abantu bari muri intambara militarere bigaragara ko bayitsinzwe badashobora kuyitsinda mu gihe ngo barambike intwaro hasi bareke kudadaza kuko urumva niba kurara contre offensive cyangwa se bita offensive from aho bashaka, haba Uvira abaye hose, haba Baraka nawe n'igine aho barakubitwa baraswa kandi barahamburwa. Sandi turahangaha nkurikiranye intambara imyaka 5 buriya ahantu habaye cible. Tshisekedi akabivuga kuri France 24, ibaze ko Tshisekedi yigeze kuvuga yuko ingabo za Yakarafu niziza kuko Kenya yazaga imbere mu kwitegura izanyura Bunagana. Uzi icyo shaje kuvuga? Donc Bunagana ntizabi ntage mu 20 zabikirimo, bazaza baze Goma banyuze Bunagana kugera ku rwego Kinshasa. Kongo Kinshasa yagize programu yo kuronshinga uriya muhanda Museveni yendaga kubakira ngo ugere Goma, urumva. Kandi bazike mu 23 mashyamba asarama kubera kwisuzugura. Abo musuzuguye abantu Bunagana bageze Rucuru, mugeze Rucuru bageze Kiwanja, babafatanya hanaha bagize gutya, bageze Kicanga, bageze Mushaki, basubiye inyuma kubera Ekrafije. Nibyo mwumvikanye muti ntibazagaruka turabarangije igihe bayidawe. Reka twibukiranye iby'intambara. Uzi ka FCM 23 yageze kugera ku rwego ibihugu biganiro, uzi ibintu byari kumeza biganiro kwambuga intwaro mukajya muri Sabyinyo. Ariko ujya wibaza umuntu ugeraho akagupima kumuza no kugusubiza mu ishyamba rya Sabyinyo, ubu ngubu yaragufatanye Gomba, akagufatanya Bukavu, akagufatana Uvira nubwo baje kwiba, akagufatana Minembwe. Uwo muntu ugeze gucira ako kobo, urumva. Yego. Akicira icyanza akagerageza uyu munsi
ariko abantu bumva umujinya inyesamba zirwanana. Ubu se niyo story uyu munsi. Noneho General Jeff Nyaga wari we ingabo za Kenya na zino ngabo za aircraft akora iperereza ry'umusirikare asanga nk'umujenerali muri Sabyinyo nta life ihari ko kujyana ingabo. Inama ibereye Bujumbura yari yoboye na president uyu Evariste Ndayishimiye. Iyo conclave y'Bujumbura abantu barayibuka yabaye impaka nyinshi cyane. Baza gusanga icyo gihe hariho narrative ebyiri. Icyo nakwita nka narratives. Gufata mu Ventura bakayijyana muri Kindu mu kigo cya gisirikare gihari urumva ikarirwa n'ingabo 500 za Angola. Leta ya Angola itora itegeko ryemerera ingabo inteko y'amategeko iziha endorsement yo gukora operation urumva yego buri Angola yigeze kwemererwa kuzana batayo yo kuzazenguruka aho mu Ventura izaba iri muri cantonnement. Amagambo cantonnement marayibuka, amagambo pre cantonnement marayibuka. Ubu se niyo case uyu munsi abahungu n'abakobwa bamaze gufata imijyi n'ubutaka bungana kuri kilometero kari 34 n'abaturage miliyoni zirenga 14. So abantu bashobora kuvuga ku mateka y'intambara bakabona iby'uyu munsi n'ejo hashize, ntibibagirwe ubwo habe mu Ventura yahozemo bwayijyanaga muri cantonnement, muri pre cantonnement urumva kuyisuzugura birenze kuvuga ngo ingabo zava Kenya zinyure Bunagana urumva. Yego ubu M23 ashaka kwigorora mu gihe yavaga mushaki yikoreye amaboko nk'itarakoreye Imana imisubira amashyamba. Uribuka amavideo abantu bafashe none abahungu barabazungurutse bageze ku nsinzi bageze kukubita bakagana gusubira abantu barazana poto ngo muri Baraka barabarasa. Leta niyongera gutangiza izindi operation iraraswa iramburwa Karemi iramburwa Baraka urumva Uvira iraraswa kandi Sandri reba hano nta kintu warashe Uvira aba bose biga basakuza ntacyo bakora Sandri. Niba abantu bumvikana bakagaragaza iyo discipline bakagira gute discipline ariko nayo ingome ujye utinya umuntu aza abasirikare yatakaje ahantu ibikoresho yakoresheje. Uzi ko twigeze kuvuga ko operation yo gufata Uvira amakengo bwe yimanukiye akajya gufata Uvira abanyamakuru bamubonye n'imbunda ze urumva yego babagiye kuri ground baramubonye. Urazana ubwenge bucyo ukavuga ngo abo bantu ngo ntibakurasa ngo ntibagira gute Sandri no kuvuga ngo na kiwanje ifatwa icyo kwibira ko kiwanje tafatwa urumva abantu bagitekerezagaho no kugota Goma ingabo ziri Kibumba ingabo ziri ku mabere y'inkumi ingabo ziri Sake. Hari abantu bavuga ko kwa M23 ivuye mu gihe sante muri Sake ku Karompuye ikajya kwa Madimba ari nko gutinya leta. Ariko barekuye Sake kugira ngo amahoro ahinde nabo baratinya icyo si kimwe. Hari abantu babanaga ko M23 mu kuba ngungu muri biriya bice igatera imitozo nka Bitonga ihengamiye Minova kudafata Minova ari gutinya leta. Hari abantu babanaga ko M23 yafatagwa ariko Bukavu ntikoreho kubera ko idakora ku bugabo bw'intare. Hari abantu bamye babona ko M23 itakora ikintu udatekereza ko M23 yakora yaramutse yagipanze yagikora na Kisangane yayikuramo na kindi yayikuramo kandi mugasakuza nta kintu mwabikoraho. Ese ubakoze iki? Ariko kutumva abantu batumva nk'ubigabo z'u Burundi zari ukankamwe zavuye mweso numvise nawe maze kumenya n'amiso. Kandi nawe wabona uri umwe muri ba bantu bazi ko ducuruza laptop gusa hano muri Kokosi. Birangwereke n'ibindi bintu ducuruzamo hano muri Kokosi. Hano muri Kokosi ducuruza tripod y'ubwoko bwinshi butandukanye. Aba content creator nizere ko muri kunyumva. Dufite tripod zijyaho phone imwe n'izijyaho telefone ebyiri. Dufite security cameras z'ubwoko bugiye butandukanye. Muri izi kamera muri kubona ahangaha hari izikoresha umurasire. Dufite amoko atandukanye ya routers. Hari ziri portable, hari na za zindi wasiga iwanyu mu rugo cyangwa muri office. Dufite printer. Dufite amoko atandukanye ya headset, yaba iza gaming ndetse n'izisanzwe. Dufite laptop stand z'ubwoko butandukanye. Hano muri Kokosi dufite amoko atandukanye y'ama keyboard ndetse n'ama mouse. Hari izisanzwe ndetse n'iza gaming. Dufite projector, niba wifuza kubika amafaranga cyangwa ibintu byawe by'ibanga ahantu hari safe, tubafitiye umutamero cyangwa se safe. Dufite cooler pad agufasha kurinda laptop yawe gushyuha. Dufite ring light, yaba tume dutoya ndetse n'izi ngizi nini zijyaho telefone 3. Dufite screen size zitandukanye. Dufite wifi card ndetse na graphic card zigiye zitandukanye. Sibi gusa kandi hano muri Kokosi dufite n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba networking tools yaba n'ibijyanye na laptop byose wabisanga hano muri Kokosi. Twandikiye cyangwa dusura hano muri Kokosi dukora mu nyubako yo kwa Makuza kuri floor ya mbere.
ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.